Mwiriwe neza inshuti zanjye, turongeye duhuriye mu kiganiro isaha ya none, umwanya wacu wo gutekereza ku buzima, ku muco ndetse no ku byo dukunda bidufasha kubaka ubumwe hagati yacu. Uyu mugoroba ndabashishikariza kwibaza ikibazo gikomeye: ese gufatanya bifite agaciro ki mu buzima bwacu, kera no muri iki gihe bimeze bite? Ikiganiro cyitwa isomo ry'ubumwe, uko gufatanya byubaka ubuzima mu muryango. Ahari nawe gufatanya uzi icyo bivuze, uzaba wahuye nabo bagufashije. Yego. Hanyuma areka mbaye ikaze mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri uru ruganiriro, ndabashimiye cyane. Mbafitiye byinshi cyane bitandukanye muri kino kiganiro. Ndaza kuba ndi kumwe na APR FC Nyamata Black Tigers Fan Club. Hari ubutumwa bampaye kandi ngomba kubagezaho mu buryo rwose bunyuze mu bumwe ndetse no gufatanya, kandi ndabizi buraza kukunyura cyane. Hari benshi cyane mukomeje kumbwira muti none se ko dufite gahunda, ariko se turabicisha hehe? Ntuze gucikana kino kiganiro, ngufitiye abantu batandukanye bageze muri 5 bakomeje kugaragaza uruhare rw'ubumwe, bitangira umusanzu muri fan club yabo ya APR FC Nyamata Black Tigers Fan Club. Ndabashimiye cyane, nanjye byanshimishije, binteye kumva rwose mfite ijwi rituje n'ihumure. Ndaza kubasuhuza mu ijwi rituje cyane binyuze muri kino kiganiro isaha ya none. Kuki umuntu yemera gushyira hamwe n'abandi, agasangira ibyiza n'ibibi n'abantu bataziranye? Rimwe na rimwe akishyira mu gihombo, ariko byose akabikora kugira ngo abandi bagire amahoro. Ese umuco, urukundo cyangwa imbaraga z'Imana nibyo bintu bikoresha uwo muntu? Reka turebe uko kera abantu bakoreraga hamwe mu bumwe n'ingero zifatika. Ahari wenda uzi uburyo wakoranye n'abantu kera mu gihe cya kera, ariko wenda ubu ukabona bitakibaho. Ese byari bimaze biki muri sosiyete? Byafashaga iki sosiyete? Byatumaga abantu bunguka iki mu buzima bwabo ubw'ejo hazaza ndetse n'ubwarangiye? Icyambere, uko kera ababigenzaga: kubaka inzu. Aha ushobora kuba warubatse inzu, ushobora kuba wenda warubakiwe inzu, cyangwa se hari abo mwafatanyije. Abubaka inzu mukoresheje amafaranga, ni ubumwe, ni ubufatanye cyangwa n'ubufatanye bw'amafaranga. Kubaka inzu, abaturanyi bazanaga ibiti, ibyondo ndetse n'imbaraga zabo, inzu ikuzura mu munsi umwe. Reka suze inshuti n'abavandimwe, mwabonye aho abantu baza bagafatanira inzu y'umuntu akarara aryamye, ndetse umugoroba ukagera acumbitse akotse, kandi aho hantu hatagaragaraga inzu. Ndabashimiye cyane. Harabura iki? Icya kabiri, uburyo ubumwe bwarangaga abantu kandi bagakora ibintu neza. Hari umuntu wambwiye ati buriya iyo wishyize hamwe n'abandi, ako wita gato kawe gashobora kubyara hari ugufatanya mu murima w'umuntu. Ibi byakorwaga mu gihe umuntu yabaga afite umurima mugari, maze inshuti n'abavandimwe bakaza bati ariko nawe hari ibintu bya kera uguhuza n'ibyungu bidahura. Yego, turi mu iterambere, ariko se wenda ko abantu bahuriraga mu murima w'umuntu
ese ubu iyo umuntu akeneye ubufasha nk'ubwo wenda ukoze mu mufuka wawe n'undi agakora mu we, aho ntibihuye no kuba abantu barahuriraga mu murima w'umuntu ibintu bikagenda neza? Abantu bahuriraga mu murima munini ugatunganywa mu gihe gitoya akandi ugatanga umusaruro mu gihe cyihuse. Aba hari n'abaga bafite icyo kunywa ariko wenda iki gihe biracyari cyane, ariko intego y'iki kiganiro urayumva neza, uraza kwisangamo nawe mu buryo bugiye butandukanye. Ngira ngo nabwiye ko bafitiye ubutumwa bw'abantu bamaze kwishyira hamwe, kandi nabonye icya gatatu, kuragira inka z'umuturanyi kugira ngo atazabura amata cyangwa se ejo akagwa isari kubera yuko ataragiye inka ze cyangwa se adafite ubwatsi. Kera abantu bakoranaga urunana, bagafatana urunana bagahurira hamwe bagakora ikintu gifitiye umuntu umumaro nabo ubwabo. Ushaka kwibaza uti gute naragirira umuntu inka zitankamirwa zidataha mu rwanjye? Kera hari icyo byabaga bishushanya. Ngira ngo nababwiye ikiganiro, wifutse ikiganiro cy'abami 50 babayeho mu Rwanda n'icyo bagiye bakora, wagisanga kuri icana nyarukire y'igishake. Urabona umwami wateje imbere ubworozi n'ubumwe mu banyarwanda kera. Icya kane, gufasha abantu mu bigerekeranye n'imihango y'ubukwe. Aho na n'ubu kundebase wigeze utwerera, wenda hari mugenzi wawe kwitwererejeho, usanga wenda uti ese ko agiye gukora ubukwe njyewe nzamukura hehe? Hano buri wese yazanaga icyo afite. Mu bukwe hazagamo ibintu bigiye bitandukanye. Hari uwazanaga ibyo kurya cyangwa se ibyo abantu bari bukoreshe bicaraho, ngo ndavuga intebe. Yewe harimo n'abazanaga ibyo kunywa batunganyije. Hanyuma nyir'ubukwe nawe ariko ibi byose byari umuco wo gufatanya mu buzima bwa buri munsi, maze ubuzima bw'abanyarwanda ba kera bugatera imbere hamwe no gufatanya ndetse no kwishyira hamwe. Njyewe nabwiye ko bafitiye ubutumwa bw'abantu bamaze kwishyira hamwe kandi bafite intego yo kwitunganyiriza ibyishimo biciye mu ruganda rw'ubufatanye. Ndaza kubasuhuza, nanjye byanteye ibyishimo, numva ntewe ishema no kubasuhuza n'ijwi rituje binyuze mu kiganiro isaha ya none. None se ubu ibyo abanyarwanda ba kera bakoraga ubu ngubu bikorwa bite? Reka turebe ingero nk'eshatu twumve icyo twazikuramo. Ahari nawe ushobora kuba urimo. Urugero rwa mbere, umuganda rusange. Umuganda rusange ukorwa n'abaturage bubaka amashuri, imihanda n'ibindi ndetse n'ibikorwa remezo. Ahari ushobora kuba uzi ko wowe ukora umuganda rusange ndagusuje cyane. Kiriya ni icyerekezo cy'igihugu, ariko nanone bikagaruka mu muco wacu wa Kinyarwanda. Iyo duhurije hamwe tugakora ibikorwa remezo hari icyo bisobanuye. Amashuri, ibikorwa remezo, kwikorera imihanda igiye itandukanye, gutema ibyatsi, ibihuru ku nzira aho bitagaragara neza, ni ikimenyetso kitwereka ubumwe. Hari aho bwakura abantu bukagera naho bubageza cyane. Urugero rwa kabiri, gufasha abahuye n'ibiza. Ahari nahuye n'umuntu mu gitondo arambwira ati isuri yari intwaye, ni ngaho ko tuvugana. Benshi bajya bahura n'ibiza biturutse ku mvura cyangwa se ku byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibikorwa bibakorerwa ni byinshi cyane. Buriya bumwe kuri gutabarana hari icyo bisobanuye mu muco nyarwanda ndetse no mu buzima bwa buri munsi uyu munsi turimo cyane. Hano ndi kukubwira uburyo gufatanya ari ingenzi. Reka nsoreze ku kantu kitwa amakoperative cyangwa se amatsinda. Buri wese afasha mugenzi we kugira ngo azamuke kandi mu buryo atatekerezaga. Hagiye ugiye mu itsinda muri abantu 10 ugafata amafaranga ahwanye n'abantu 10. Reka nsuza abantu mwaguze ihene ariko disi zikaza kugenda bitewe nuko hari umuntu ugeze kumbwira ngo nta mari y'ibihumeka, ariko si icyo shingiyeho. Hari benshi bakubwira ngo ngiye maze kwiteza imbere bitewe n'itsinda anagiyemo. Usko nzi umuntu ufite igishoro cya miliyoni ariko yambwiye ko ibanga rya byose ari itsinda yagiyemo, ari ugufatanyiriza hamwe n'abandi. Yarabanje yemera ko ducya afite dushoboka kuba twamuzamurira igishoro akaba undi muntu utari kuvuga ubu ngubu.
hano hari uburyo abantu bakorera itsinda rikazamura umwe atabizi cyangwa se atanabisobanukiwe wenda ngo nuko yumva ashyiramo amafaranga ye, ariko ako wita gatoya akarimo ukuzamuka akwa buri munsi mu buzima bwawe. Icyanyuma, gushyigikirana mu mayikipe n'amakoperative. Umusanzu muto w'umuntu umwe iyo uhuye n'uwundi ugira icyo ukora mu buzima bwa muri sosiyete, ndetse uhinduka imbaraga zikomeye cyane abantu batatekerezaga. ngira ngo nabwiye ko muri iki kiganiro mbafitiye ubutumwa, ariko reka nkubwire icyo umuhoza wanjye abivugaho. Ariko mbere y'umuhoza wanjye, ijambo ry'Imana ryo ntacyo ribivugaho. Bibiliya iti mwikorezanye imitwaro yanyu bityo muzuze. Hari umuntu uvuze ati gute najya kwikoreza umutwaro wanjye mugenzi wanjye. Bibiliya irakomeza igira iti ntimwibagirwe ko umusanzu wanjye ni muto. Ariko se nubwo ari muto, iyo witeranyije n'uwa kanaka ukiteranya n'uwa kanaka bigenda bite? Reka nkubwire umuhoza wanjye, nshuti yanjye, ndakumenyesha ko nta mutima w'urukundo utagira isarura. Iyo twishyize hamwe dukora nk'umuryango umwe, tuba turi mu mutuzo ariko dufite intego imwe. Mwibuke amagambo ya Yesu ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hafi yabo. Matayo igice cya 18 umurongo wa 20. Ibyo bitwibutsa ko Imana iba hagati yacu iyo dushyize hamwe. Gushyira hamwe binteye imbaraga, nawe biguteye imbaraga, byabateye imbaraga, bizabatera imbaraga. Reka akumusozo w'iyi video ngire icyo mvuga, ariko ndabivuga mu butumwa nahawe na fan club y'Inyamata ayitwa APLFC Nyamata Black Tigers Fan Club. Ubutumwa bwa mbere bantumye bati dukomeje kwakira abanyamuryango bifuza kutugana cyangwa se kutujoyininga kugira ngo twiteze imbere mu bitekerezo byacu, hanyuma duteze imbere na ekipe yacu biciye muri fan club ya APLFC Nyamata Black Tigers. Niyo mpamvu rero ntewe ishema no kukubwira ko wowe wifuza kwinjira mu muryango umugari w'iyi fan club, ngizi nomero kuri screen yawe. Muvandimwe yitwa Valence arakwakira, hanyuma winjire mu muryango mugari wa APLFC Nyamata Black Tigers Nyamata, wumve ko utuje, hanyuma numara gutuza ufatanye na bagenzi bawe kwiyubakira ekipe yawe binyuze mu bitekerezo ndetse no mu bikorwa bigiye bitandukanye. Reka mbonereho nsuhuza abantu bagiye batandukanye bafite umurava, bafite ishyaka ryo guteza imbere fan club. Umuntu witwa Minyone rwose komera ku muheto cyane, yitwa Kavani komera ku muheto cyane, yitwa M inshuti yanjye komera ku muheto cyane, yitwa Valerie komera ku muheto cyane. Valence we umuheto aracyawukomeyeho arafora. Reka suze umuvandimwe witwa Adolen from Zimbabwe, nawe yavuze ati ndi umufana ukomeye cyane wa ekipe ya APLFC ariko ndifuza kuyijoyininga mu buryo. Yambwiye ati ndahari cyane ku musanzu wa APLFC Fan Club y'Inyamata kuko nanjye niho nakuye ubumwe no gufatanya n'abandi mfite. Abo bavandimwe ndabashimiye cyane, bantije imbaraga, bantiza n'irijwi kugira ngo mbashe kuvuga mu buryo butuje nk'ubu.
ubwo bafataga icyemezo cyo gukanda subscribe kuri iyi channel byanteye umunezero cyane, mbona ko ubumwe bafite ari ubuganisha ku ntsinzi, urukundo, amahoro, kwiteza imbere, gukunda igihugu, bagasiga inkuru nziza imusozi. Umusozo w'ikiganiro. Bavandimwe, nk'uko abanyarwanda ba kera bafatanyaga mu kubaka no guteza imbere igihugu cy'u Rwanda, natwe muri iki gihe dufite inshingano yo gushishikarira ibyo dukora tugira n'urukundo. Iyo dutanze umusanzu tuba duhamya ko turi umuryango, atari abantu ku giti cyabo. Niyo mpamvu APRFC Nyamata Black Tigers Fan Club ibaho, kugira ngo tube intwari iz'ubumwe, dukunde kandi dushyire hamwe. Twese hamwe nibwo dushobora gukora byinshi cyane. Nimukomeze umutima wo gufatanya, dutange umusanzu kandi twubake imbaraga zacu. Ndabashimiye cyane rero mwebwe mwankurikiranye muri kino kiganiro, ariko by'umwihariko APRFC Nyamata Black Tigers nahoze numva bafite imishinga ikomeye cyane. Abayobozi bambwiye bati nitwe tugiye kugura ibikoresho bya mbere hano mu Rwanda mu bijyanye n'imifanire, ni ibikoresho bya tekinoloji igezweho. Umutaramo yanambwiye ati umunsi w'ubutayu bwa Sahara nibwo bizaba bibonetse bwa mbere kuva isi yabaho. Ndabashimiye cyane rero, mwebwe mwifuza kwinjira muri fan club, ngizi nomero kuri screen zanyu, yitwa Valence arabakira. APRFC Nyamata Black Tigers. Hanyuma ngewe kuri microphone nitwa MM, hanyuma YouTube channel yitwa MM Now Isaya None Official. Reka nkurarikire gukanda subscribe, ntiwibagirwe like ndetse unasharinge iki kiganiro. Ndabashimiye cyane rero, dusubire dukumburanye. Bye bye.